Hehehe, reka ntangire mbasuhuza rero bakunzi ba Rusine Patrick. Uyu munsi ndagira ngo dutangirane noneho n'ikiganiro cyitwa Nkawe Nkawe. Ngiye kuzajya nkwigisha rero uburyo ushobora kuba umuntu runaka, uburyo ushobora kuba umukinnyi w'umupira niba ukunda football, uburyo ushobora kuba umuganga, uburyo ushobora kuba iki. Ariko uyu munsi ndagira ngo mpere noneho kuri kariyeri yanjye y'ubunyarwenya. Uyu munsi ngiye kwigisha rero ibintu bitanu biranga umunyarwenya ugiye gukora performance cyangwa se ugiye kujya kuri stage, ugiye gusetsa abantu ahantu hari abantu benshi. Ese ni ibihe bintu bitanu biba mbere yuko tumubona kuri stage? Biba byagenze bite? Biba byanyuze mu zihe nzira? Abantu benshi mukeka ko turi imbwa, turi ibigoryi, turi iki, ariko nyamara burya hari ibindi bintu biba byabereye inyuma muba mutabonye kandi by'ingenzi. Niba ushaka kuba umunyarwenya, niba unakunda comedy, nibyo bintu by'ingenzi ugomba kubanza kumenya mbere yuko umuntu ara kuri stage. Twagiye rero ntimuze gucikwa n'ikintu cya mbere hano mu kanya. Turaje tube reka rero nkomeze noneho nkubwira uburyo ibintu bigenda mu rero. Buri umunyarwenya n'uzabona umunyarwenya muri performing imbere y'abantu, ntukagire ngo biba byagenze gutya aho ngaho, kuko ubo usanga wateguye, wanditse, wabigize ute, zimwe wanazibye, izina ari izawe, man, bari ibintu birenze cyane. None ubwo rero warangiza nyuma yaho ukarya ku cyo bita behind the scene cyangwa se backstage. Nicyo kintu rero kiba kinagoye. Bora mwebwe mutubona kuri stage ndimo ndakora ubugoryi, ndimo ndakora ububwa bavanga yego Patrick ngaratwikangagira reka ntago ariko bimeze. Inyuma hari abantu ubwo baba bwabishe amashifu mabo bakora bameze bashyushye mu mitwe. Ariko ikintu cya mbere nyuma ya bwabwo bwose rero umunyarwenya bafite inyuma ya stage avuga ati ngiye guperforminga, ese nibigenda nabi, ese nibigenda neza, ese abantu nibanseka, ese abantu bataguseka. Kuko twega buriya abandi bantu busanzwe usanga akora ikintu mu busanzwe usetse umuntu biramubabaza, ariko twebwe dusetse nicyo kintu cya mbere kidushimisha. Ubwo rero uvuga ati Imana imbabarire baze kunseka, baze kunyitimbwa, kuko buri hari n'ukuntu unamenya niba umunyarwenya yatwitse cyangwa se atatwitse, niko tubyita. Iyo uvuye kuri stage waza abantu bagatangira kubwira ati ubundi iyo watwitse kabisa bigaragara. Ugera kuri stage ukakora, wamara kuvaho abantu bagatangira kubwira ati bro urimbwa man, uri igicucu man, uri. Ibyo nibyo bintu bidushimisha. Ariko iyo uvuye kuri stage umuntu agatangira kubwira ngo bro cyakoza wari wifunze, bari wambaye amarinete asa neza, aho ngaho tuvuga ati byarangiye naraburije. Ubwo rero ikintu cya mbere dukora kugira ngo ubwo bugushiremo bwo kuri performance, ugomba guhamagara wa muntu ugutera ubwoba n'ubundi mu buzima busanzwe, wa muntu waguhabuye, wa muntu wagukubise kamambiri, wa muntu wo kuryamishaga ku manywa, wa muntu. Uwo muntu rero nta wundi. Karame mama Rusine. Yego mama, ndabikora umura. Ngiye kuguteza imbere kabisa. Sawa. Reka njye guperforminga n'igikurikiraho. Turavugana mvuye kuri stage. Sawa. Umaze guhamagara rero wa muntu wenda niba ari umubyeyi cyangwa se undi muntu kwitaho wa hafi gutera ubwoba bwinshi, ariko ubwoba butaragushiramo neza, hahitaza ikindi kintu cya kabiri aricyo bita shifoma. Ugomba kubanza gukora ka sport. Nta munyarwenya buri utari umusportif, ntago bibaho. Abantu bose turaba sportif, buriya n'umurambo bari umusportif. Uzi guturuka mu kuyano ku isi ukagera nk'ikuzimu cyangwa mu ijuru. Ni sport utarakoze icyo bita igihaha ntago wagerayo. Ni wandi ujya kumva umuntu ngari mu purgatori, baragiye nyine kwera igihaha gikeya ntanagere nyine agasigara mu nzira. Reka nka Eliya niwe wagiye kwigare naryo ry'umuriro. Urumva umuriro nawo kugenda ugutwika kandi urabona ukubita gutya, nawe ugakubita gutya, noneho umuyaga ugenda ugukubita. Ugomba kuba uri umuntu umenyera ibintu by'umuriro bya hatari. Niyo mpamvu rero abanyarwenya twese tuba dukora siporo, ugomba gukora ibintu bita ka shifoma. Shifoma ni mu ruhe rurimi? Ni mu Giswahili, sibyo? Shifoma mu Kinyarwanda sinzi ubundi byo babyita, ariko ni sportif mu Kinyarwanda hafi aho ngaho. Gukora ka siporo nyine akantu kagukuramo ubwoba gake. Ikintu cya gatatu rero kiranga umunyarwenya ni stress cyangwa se umushiya muri rusange. Baba bafite umushiya mwinshi bya hatari. Niba uvuze ko ufite n'umunyarwenya w'inshuti yawe, mu gihe ubona agiye guperforminga ahantu, uramenye ntugakunde kumuhamagara. Ariko so wambaburiye naho buretse manzi performinga ngamfite performance irenze bya hatari mwana. Mwabaye mumbabarira amafaranga, niba ari amafaranga yo gukora nzabishyura, ariko mwe mwitonze gato yamanzi performing. Uzi ko mwana tuma umuntu yibagirwa brage ze buretse gato, kuko yakubwira nabi bya hatari bikanakubabaza cyane. Kubera stress mba nitabiye kuri hoteli. Nago bashaka abantu bahamagara rero uretse Imana yonyine, ko of course Imana ntago wakanga kuyitaba. Sije ko muri iyi minsi nayo Imana nasigaye shyira mu tuntu tw'imiyaga, isigaye gukubita akantu k'akabip gatwara nk'impanuka ya moto gacika nk'akaguru, wenda ntupfe akona akantu k'akabip kari aho ngaho, cyangwa kwandikira nk'aka SMS ukabona ukubise nk'umutwe ku gikuta. Tuntu nk'utu twa maonesho tworoheje. So rero ubwo nicyo kintu cya gatatu, stress cyangwa se umujinya, kuvuga nabi, telefone kwanga kuzitaba, yanayitaba bakavuga nabi. Ubwo rero calls nk'izo ngizo ntago abazishaka rwose. Muramenye ntimugakunde guhamagara umunyarwenya muzika afite performance. Ariko hari call
izuba ni ryinshi ntago nakomeza kurivugiraho. Hari kori imwe yonyine atajya yirengagiza mu makoro yose avuga ngo yanga kwitaba. Buriya koro y'umukobwa mukundana ni koro y'ingenzi cyane. Hari n'igihe usanga mugiye gutandukana abakobwa benshi araguhamagara. Kera nibwo giye umukobwa ugeze kunkatira nyandikira message nkiya paragraphe nk'umunani arimo arambwira ko tugiye gutandukana. Ahubwo ni suba hano gutandukana gusa cyangwa harimo yuko nanyirukanye mu gihugu. Ariko nyine ubundi abakobwa ako nabakobwa namwe mwihangana abakobwa dukundana umukobwa araguhamagara inshuro 24 ukamuvuga bati noneho birarangiye do birarangiye kumva wamwitaba kumva arakubwira ngo ashaka kubwiza ngo amakuru yawe mu buryo wirwesha ngo buryo umeze neza ibintu by'inkungu rwose wapi. Ariko nyine call ya girlfriend ni call y'ingenzi cyane ku buryo ntabwo ashobora kwanga kuyitaba niyo byagenda bite. Iyo ngiyo niyo call umunyarwenya nibura imwe yonyine yitaba namaraniza nandi magambo. Kuna gunda nifite abantu barimo bey yego performing daira gukunda isa sa rero twavuga yuko ari cyo kintu cya nyuma kiranga umunyarwenya agiye kujya kuri performance. Abenshi kubera bakeneye inspiration ikintu kiba motiva, abenshi bumva ya magambo nyine aba motiva cyangwa se hahantu ya performance akareba ya performance yigeze gutwika kabisa avuga atahangane nakoze neza mu buzima. Zirafasha cyane rero zituma umunyarwenya nibura suzuba naryo itangiye kunsanga mwana zituma nibura umunyarwenya yumva yuko nyine yishimye akavuga wow ahangana nabikoze neza n'uyu munsi ushobora kugenda bikayimira neza kuko nawe urabizi nawe ibyo bintu nabe basanzwe bibabaho. Urabona hari ukuntu ubusanga ufite nk'akazi bakwirukana ugatangira gusubira mu maraporo ureba amanamo amafacture yose wagiye unyuramo bati namuririye simba naririye ahangaha. Birafasha rero cyane cyangwa se n'abantu baba banyuma yubaye wanyuma mu ishuri akenshi usanga usubiramo za birote za kera rimwe baratwa kuri 2008 kabate maternelle nari umuhanga nagiraga. So rero ikintu kikwenspira cyane mwana ukunda kureba filime z'intambara akini by'abana arasana cyangwa afite isura nk'ikihebe muzane muri terrorist primary school tumwigishe kwiturikizaho ibisasu kave. Terrorist primary school nyuma y'umwaka umwana watangiye ishuri. Soza rero reka nshimira abantu bose twabanye muri iki kiganiro. Iki kiganiro cyitwa ngo bankawe bankande bankuye umunyarwenya maze kubwira wene ushobora kuzabona nawe hari gibonye performance ibi nibyo bintu bitanu ugomba kuzitaho cyangwa se ugomba kuzakemura mbere yo gukora performance kugira ngo igende neza. Ikindi kandi ukora subscribe kuri YouTube channel yanjye Rusine Patrick kandi akora ko kaboro ako nyine ako Joma tujye gukomeza tubane rero n'ibiganiro nk'ibi ngibi ama comedy vines ama video ibiganiro nk'ibi ngibi dore nta muntu aruziko navamo umunyamakuru mwiza mu banyuma ariko bimbere basa nk'ari babi mu beza bahari ariko babi mu buryo butari bwiza. Ikindi kandi nakubwira nuko noneho ibi byose noneho iyo bimaze gukemuka byose umaze kubikemura neza bimaze gucamo byose wavuganye n'umubyeyi wakoze shifoma wibanze kwitaba abantu bose witabye girlfriend wumvishe motivational speech yawe cyangwa se video yawe nziza wakoze mu buzima bwawe ikintu gikurikiraho nyine nuko kujya kuri stage nuko kujya kuri performance yawe noneho nuko kuzamuka nuko kugera imbere y'abantu nyine kwasetsa nyine ugakora bya bindi byose nyine noneho mubona noneho nibwo bikurikiraho nyine kabisa mukatubona noneho mukabona ngo bati wow ntago muzi ko ibintu byose byabaye inyuma ni ibi ngibi rero bikurikiraho nyine nuko performance noneho ihitiza direct noneho. Ayo Rusine biranjabutse bivugisha ngo serumu urashaka kwiterwa serumu umurambo kumwe maze kwihura byarangiye uzwo nkureze muri Rwanda Revenue cyangwa muri gitatsi cyangwa muri autoportanana na galvanize bagufunga bagushira icyaha cyo kwiyahura hanga.